Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi nk'uko ari muri weekend, tugiye kureba analysis za currency zigiye zitandukanye, harimo gold, EU, GU, hamwe na GBP, JPY. So, dutangira analysis zacu, tugiye kuzitangira kuri gold, turebe se market imeze ite, cyangwa se n'izi opportunities dushobora kubona muri coming week. So, nk'uko mubibona gold iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, aho navuga ko yagiye making higher highs ikongera ikamaking higher lows ikongera ikamaking higher highs. Ubu ngubu ikaba iri gucreatinga icyo bita ranging market cyangwa se consolidation market. So kubibaza nimba market ya gold ishobora ku reversinga cyangwa se izakomeza muri uptrend, gusa ngewe high chance ndaziha ko izakomeza muri uptrend. Kugira ngo ibashe kurivasinga nuko yabasha kuba ya breakinga ino support dufite aha niho twakemera ko market igiye gusubira muri downtrend. So for now twavuga ko gold next week twa expecting ko izakomeza iri muri bullish side cyangwa se izakomeza muri uptrend. Nyihanganira gato, ndabona lines zitari kuza neza, sinzi impamvu. Kandebe sinzi impamvu zitari kugaragara, reka ndebe muri settings. Ku batazi gukoresha trading view, nzabategurira course ibigisha uko bayikoresha. Nimba mubishaka muzandike muri comment section muvuge ko mushaka kwiga kuri uko bakoresha trading view. Kuba beginner, trading view ni platform cyangwa se ni website idufasha gukora analysis kuri market, ubundi tukaba twatekinga trade dukurikije izo analysis twakoze kuri trading view. So sinzi impamvu itari kuza. Munyihanganiye gato, sinzi impamvu. Ndebe ko wenda ahangaha ziri, kandi ndabona ziri visible, ziri kugaragara. Ahangaha iri kadusubire kuri gold turebe nimba byakemutse. Okay, I think ko cyari ikibazo cya network. Kadusubire muri daily time frame twongere dukore analysis zacu. So nkuko narindi kubabwira ko gold iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, ariko twaza tukabona ko yabaye stuck muri aka ranging market gatoya kari ahangaha. Ese kuwa mbere gold iza breaking ino support imanuke below cyangwa se ikomeze muri uptrend, cyangwa se iza breakinga ino resistance ibe yakomeza muri uptrend. So ibyo nibyo tugomba kurindira kuwa mbere, tukareba se n'iki gold izakora. Gusa hari high chance ko yakomeza muri uptrend. Reka nk'ibisanzwe dushyireho green box byerekana ko iramutse yageze yaba rejected. Buri gihe green box tuyishyira ahantu tubona ko hari strong support, market yahagera ikaba rejected igasubira muri buying. Naho iyo tubonye ahantu hari strong resistance, market ishobora kuba rejected igasubira muri selling, dushyiraho icyo bita red box. So I hope ko abankurikira bamaze kumenyera uno muco, kandi buri gihe uradufasha kumenya ahari strong support na resistance. So twihuse, urabona ko hari ikintu ngiye kubigisha. Urabona ko market iri muri uptrend cyangwa se iri very bullish. Urebye kuri
ugabanyije size urabona ko ahantu twakita ko hari za support and resistance ni kure. So icyo gihe iyo bimeze gutya tureba aho weak rejection yabaye cyangwa se aho dufite candles weak rejection tukaba ariho dushyira support, kuko nkanga urabona ko ino week yabaye rejected ni ya kabiri ikahaba rejected. Icyo gihe tuhashyira resistance, nangaha hari weak rejection kuri daily time frame dushyiraho support tukayishyiraho neza hahandi market yabaye rejected, n'ahangaha hari rejection handi tugashyiraho indi support. So urabona ko iyo tujya gushyiraho support and resistance bisanzwe nta support and resistance twari kuba turi kubona kuri gold usibye izi ebyiri nashyizeho. So twihuse reka twigire no muri 4 hours turebeho bimeze bite, ese market iratubwira ibimeze kimwe n'ibyo tubonye muri daily time frame cyangwa se iravuga ibitandukanye. Gusa iyo wakoze analysis neza muri daily time frame akenshi usanga kuri 4 hour time frame nta byinshi bihari byo kwanaliza. So twihuse urabona ko twashyize rejection hari kuri daily time frame, muribuka ko twashyize kuri week no kuri 4 hours hari rejection. Icyo dukora tita tuza tukayadjustinga neza kugira ngo igendane na current market. Nkuko mubibona kuri 4 hours reka twadjusting no support gatoya, tuyadjusting aha. Scenario yari iri byari sawa ariko reka tuyadjusting hariya. Reka nkoremo lines turebe. Gold urabona imeze iti yabaye stack muri iyi ranging market kuri 4 hours. Kugira ngo tubashe kubona safe trade nuko yakora breakout ikaba yakomeza hejuru cyangwa se ikaba yasubira hasi, ariko nkuko mubibona yakomeje kuba rejected kuri iyi support. So which means ko market ishobora kongera kugaruka ikahita iba rejected igakomeza hejuru. So we expect bullish side kuri gold even Monday, gusa mu gihe kiri muri iyi ranging market we have to be careful mbere yuko dutekinga any trade. So reka twigire muri 1 hour turebeho byifashe bite. Twongere size ya graph yacu. So kuri daily time frame nako kuri 1 hour time frame cyo turi bukore turaza twadjusting ino support yacu angaha kugira ngo ibashe kugendana na current market. So urabona ko kuri 1 hour market yacu noneho tubona range cyangwa se ahari consolidation market. Icyo tugomba kurindira kwa mbere nuko yakora breakout yayo ikaba yajya hejuru cyangwa se ikajya muri downtrend, ariko iramutse ikoze downtrend ntimuzahite mwihuta gufata support kuko harimo za rejection nyinshi. Uje ukareba hayati ba rejected na harimo za weak rejection nyinshi. It's better ko yakora breakout igakomeza hejuru. Iramutse ije murabona ko dufite very clean candles, iramutse ihaje hari high chance yo ko market yakomeza trending. So reka tujye muri 30 minutes turebeho byifashe bite. So muri 30 minutes still muracyabona ko ahangaha dufitemo strong range, so which means ko ari no trading zone yacu dufite kuri gold cyangwa se aho tutaba tugomba gutradinga. Marambibabwira ko mu gihe ubona ahantu hari strong range ntago uba ufite kuba wahatekinga trade. It's very risk. It's better ko urindira market ko ikora breakout ikaba yabona next destination yayo. So mu gihe market yaramuka ibreaking no support ntuzigera ufata trade kuko biri very risk. So wafata trade ryari mu gihe yakora breakout igakomeza. Uramutse ubonye yerekanye strong rejection kuri support you can take buy kuko biri very safe, cyangwa se ikamanuka kuri support ikaba ariho iba rejected. So niho wa taking buy yawe nibyo byaba biri very safe. So cyangwa se iramutse ikoze breakout resistance dufite ahangaha
ikaba rejected ikahita ikomeza hejuru watekinga buy yawe. So ndi kumva ari izo opportunities twafata cyangwa se dushobora kubona kuri gold for this coming week, and you have to be careful kuko twabonye ko kuri 4 hours iri muri strong range in market. So uzateking trade ari uko ufite good confirmation cyangwa se ufite confirmation iri strong. So thank you so much. Ndikumva ari ibyo twakitegura kuri gold. Izindi currency nari maze kubabwira turaza kuzijyaho muri coming video cyangwa se muri video ikurikira, niho turi burebe analysis za EU, GU hamwe na GBP, JPY. So muri video turebye gold gusa. Thank you so much. Have a nice weekend.